umuhanzi navuga ufite solo project iri haya mu mibare yaba muri charts tubona. You've been in every stage 2022. Do you think it's a blessing cyangwa ni hard? What's your take on that? navuga ko wenda utabona ko ari blessing cyangwa se ari umugisha yaba ari ibyo nabi, ariko nanone yaba ngewe yaba team yanjye ni ibintu kuba nakugahotse kugaragara henshi bidutera nk'uko nabivuze mbere ko bwiza yuko tudagomba gukurikira ahubwo turakomeza gukora ibyatandukanye. Thank you. Okay, thank you. My question goes to Joe Boy. I think this is my first time you come in Rwanda. I want to ask you how you compare Rwanda music with Nigerian music, and then what's your contribution in Rwanda music? Second question. Coming in, what's my contribution? What's your contribution in Rwanda music? Second question. That you as a organizer, very nta gender balance gutegura kwani byagaragajeho cyane kuko niyo umukobwa umwe yatekereza ko ari umukobwa waba ufite project nziza ziri kuyitika muri misi. All right. I'd say for me, I've not really been coming to Rwanda regularly. This is like my second time officially. But I'd say the way I'd like to contribute or be part of the industry is through collaboration. I'd say that's the easiest way for me to actually contribute. Yeah. It's called. Gender balance. N'ubundi umuziki wacu abahungu ni benshi cyane kurusha abakobwa. Muri ibi bitaramo nabyo harimo abandi bakobwa tugenda nyine hamwe turi uko bigenda n'uko bigenda. Ubwo mu bindi bitaramo bihari nabo bagenda n'abandi bakobwa. Murakoze, nitwa Ivayize Madara Kitchen TV na Plastic Rwanda. Nshaka kubaza Bushali, ni umwe mu bantu bazana udushya twinshi mu bitaramo bigiye bitandukanye, cyane cyane muri BK Arena. Ku munsi w'ejo twitega iki? Hanyuma akandi kabazo, ese ibibazo by'indirimbo zawe kuri YouTube byarangiye gute? Murakoze. Mbere na mbere mbanje gushimira bose mukuru abatugiriye icyizere tukongera tugahurira mu nkuta za Arena tukabikora kuko n'ubundi ibyacu twarabyiyubakiye yaba imiziki yaba Arena iby'abanyarwanda. Ikibazo cy'agashya sinabikubwira kuko wagenda ugakomeza bakariwarira, ahubwo ubabwire ngo bashobora barishimye. Ni fuego, ejo hazaba ari fuego cyane. Sasa ku kibazo cy'indirimbo zanjye musubire mwongere muzisumbe zaragarutse. Ikibazo gihari. Ikibazo cyanjye ndakibaza Christopher, ubu muri konseri ishize muri Arena ntabwo wa performance twabishakaga, nubwo abafana bari bagutegereje ntabwo bakwakira uko babishakaga, cyane ko twari dutegereje indirimbo nyinshi, ariko ndakeka ari performance y'indirimbo 3 kubera igihe. Hanyuma ku munsi w'ejo uratwizeza iki? Dutegereze Christopher umeze gute? Biragoye ko navuga performance gusa nkurikije uko performance iteguye ngiye n'abanyange twe ni byiza ku buryo twifuza no kuba turi gufana iyo performance turi kundi ruhande turi so ni ukubwira abantu bazi biteguye. So dufite umwanya uhagije bagakora na concert ishize
ikindi amakosa yabaye muri iyo concert ishize ntabwo muri concert twakoranye na iyo zose bigaragara ko kitari kuganira barimo banza no kuganira inzitizi z'akantu ariko cyo kwasa murakoze reka mwongeze gatoya iyo mbonye Christopher na Bruce Melodie bicaye muri hirya undi hino binyibutse imyaka 2014 na 2015 ahita nsubira kuri performance n'ubundi y'ejo abafana bacyagiye n'ubundi still uyu munsi baracyaza mu bitaramo. Christopher abawe urabwira iki aba Bruce Melodie nawe mukanyaraza kubatumaho kugira ngo hari uguhangana ariko kutari hagati yanyu nk'urwango rwo mu bafana ukabona ko bari aggressive kugira ngo buri wese yereke undi ko murusha abafana kandi bari aggressive kandi ntekereza ko hari n'umusaruro byatanze. Hanyuma kuri Kemiso ubushize hari ibihembo byatanzwe wahoze ari bosi cyangwa se wahoze agufasha umwereka munsi y'ibirenge n'ejo kuri stage urifuza kongera kugakora urakoze. hashize imyaka 10 nge nta competition n'imwe mba muri iki gihugu muziki yanjye ubwo mbishaka ariko nagize competition par défaut yitwa Bruce akora muziki ya fresh hanyuma hashize nayo imyaka 10 yose ntabwo ngiye kubona n'ikibazo nishimira ibyo yagezeho kandi nishimira ko hari utwatangiranye batagihari nabo twasanze batagihari twebwe tugihari so it's fine yesu yacu dusaba hanyuma abafana bacu ntabwo bakwiye kuba bahangana keretse ikibazo kirimo competition tuba ahubwo bazaze baheshore nanjye abiteguye kwemeza ni amahoro ntabwo ari intambara byararangiye baca umugani mu kinyarwanda ngo igiti kimwe ntigikora ishyamba kuba Christopher yari ahari igihe cyose iby'agaciro kandi uko abahanzi biyongereye ari na byiza ku muziki wacu. Abafana rero ngewe nk'ubutumwa bafite n'ubwo kuza bakajya kuko ukoze konseri y'umwe byaba byiza ariko iyo hiyongereyeho abandi biba byiza kurushaho. Nibaza ko n'abandi bahanzi murakoze ibyo koko ibyo yaravuze nagize amahirwe yo kwegukana igikombe ariko ntabwo ari ukuvuga ko sinzi ukuntu mbere na mbere urabizi sitori yose irazwi kuko n'ubundi kuba ndahangaha bikesha Bruce ibintu byose aranabivuze ubwo bampa igikombe. Ndabizi neza nawe ko aha bari kumbona ngira achievement geraho nawe aba ari proud yo kuba ari ikintu kinini nyine yubatse ku buzima bwanjye. Nta competition rero nibikora neza azabyishimira kandi nawe ndabizi neza ko azabikora neza kuko asanzwe abikora. Ntekereza ko ibyo byari ibibazo twari dufite ariko mbere y'uko dukomeza reka nerekeze kuri Dr. Bazen kubera ko hano duhuriye hano turi urubyiruko kandi nabonye muri statistics niba bigaragaza ko urubyiruko ariko ruri kwandura agakoko gatera sida. Muraza gufasha icyo rubyiruko cyangwa focus yanyu ni iyihe muri ibi bitaramo mugiye gutangira kugaragaramo? Ikindi kiraza kuri Arugaba uhagarariye BK Arena wavuze kuri bya dance describe dukeneye kumenya ibirimo ni concert gusa cyangwa harimo n'ibindi kuko hari n'ababyeyi bafite abana ese hari festival runaka bashobora kuzanamo abana babo something like that. Thank you so much. Urakoze nk'uko bivuze n'ibyo challenge dufite cyane HIV program harimo muri iki gihe urubyiruko rwandura virusi itera sida cyane ugereranyije n'abandi. Hari impamvu nyinshi zibitera ubuzima busa n'ubwahindutse civilisation ibishuka urubyiruko ni byinshi. So nk'ibi bitaramo rero icyo dushaka ni uko twongera gukangurira urubyiruko ko virusi itera sida ihari kandi ikiri imbogamizi ku
ku baturage cyane cyane nanone urubyiruko. So ni umwanya mwiza rero n'uburyo bwiza twahisemo kugira ngo twifashishe nk'abahanzi kuko ubutumwa bwabo burambuye kandi burumva, nibo dushaka kwifashisha kugira ngo babe batanga ubutumwa badufashe gukangurira urubyiruko ko virusi itera sida igihari kandi ko nanone hari ingamba zihari, serivisi zitangwa kugira ngo urubyiruko rubashe kwirinda. So niyo mpamvu tuba tugomba gushyira imbaraga kugira ngo dukangurire urubyiruko kuko nibo Rwanda rw'ejo. Nituba dufite urubyiruko ejo n'ejo bundi rutameze neza, n'izi konseri ntabwo zizabona aho. So ni umwanya mwiza rero tuba dushaka iyo support kugira ngo kuko kurwanya virusi itera sida ntabwo bireba minisiteri y'ubuzima gusa, aho bireba buri wese uri hano, bireba njyewe, bireba wowe. So nk'abahanzi tuba tubakeneye kugira